kugira ngo usubizwemo intege ni byiza ko wemera kurusha kandi ukemera n'ibyakuruhishije, ibyakubayeho, ico byagutwaye, wowe byakugize kuba we. Ubuzima bwacu bukenera gusubizwamo intege. Hajya twe iyo tutasubijwemo intege, ibyo dutanga tubikurahe. Niyo mpamvu uzajya kureba umuntu ku kazi ugasanga avuga nabi. Iyo service atanga arayihembegwa, nico bamuhereye akazi, kandi aho hantu yicaye hari abandi barenze nk'igihumbi bahicara bakabikora neza kumurusha. Ariko kuva umuntu akoze icyaha ngo bya Edeni ashaka kwiyobora, aba yumva azi ukuntu ari bubigenza. Ariko iyo ubwiye Imana ngo hano singukeneye, numva ashobora kwiyobora. Umenye ko imbere hari ikorosi rigutegereje rizatuma ukenera Imana. Hari igihe umuntu ashakisha amafaranga akayageraho, ubuzima bukaba bwiza, ejo hakaba hari ikigwara kigutegereje kizatuma wumva ko ukeneye Imana. Hari igihe uba wumva wubashwe umeze neza, muri iryo zina indwara zirakira, muri iryo zina abadayimoni barahunga, muri iryo zina turahumurizwa, muri iryo zina tugira umugisha, muri iryo zina Balance life. Enjoy everyday life. Nguhaye ikaze muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Wahisemo neza kubana natwe muri iri teraniro. Reka dusome Zaburi 23 umurongo wa 3. Haravuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Muri aya magambo harimo amagambo nk'atatu y'ingenzi tugomba kurebera hamwe. Ijambo rya mbere ni ugusubiza intege mu bugingo bwacu, ni uburyo Imana isubiza intege mu bugingo bwacu. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Agace k'ubugingo karimwo amarangamutima. Hanyuma hari igihe rimwe na rimwe tutamenya ko dukeneye gusubizwamo intege, tutamenya ko dukeneye gusubizwamo intege. Kugira ngo usubizwemo intege ni byiza ko wemera kurusha kandi ukemera n'ibyakuruhishije, ibyakubayeho, ico byagutwaye, wowe byakugize kuba we, n'uburyo bwo kubikira. Rimwe na rimwe dukenera gusubizwamo intege. None se wakoresha telefone umunsi wose hanyuma ntubukeneye kwishira ku muriro? Wagendesha imodoka ibirometero byinshi ntibikeneye amavuta, ntibikeneye essence? Hanyuma umuntu yakora umunsi wose nijoro ntabakeneye kuruhuka? Ibyo bintu byose mvuze mu yandi magambo twabyita gusubizwamo intege. Usa umuntu yagwana urugamba akamara igihe kinini, hanyuma ntabakeneye ahantu yongera kwitekerezaho no kongera gusubizwamo intege? Turabikeneye, dukeneye gusubizwamo intege. None se wamara imyaka myinshi wubatse urugo, utakaza imbaraga, ndavuga abana, umugabo cyangwa se umugore, abo mubana, akazi, ibyo bintu byose bidusaba gutanga imbaraga. Hanyuma ukavuga ko bidafite icyo byagutwaye, udakeneye gusubizwamo intege. Kuki iyo umuntu yabyaye bavuga ko byibuze akwiye kuruhuka imyaka irenze nk'ibiri 3? Kubera ko siyansi ivuga ko iyo umuntu atwise amezi 9 akabyara, aba yarasangiye ubuzima n'umwana afite umunaniro ungana no kwiruka ibirometero 2,000 adahagaze. Akeneye kongera gusubizwamo intege. Umubiri ugomba kongera kwiyubaka kugira ngo azongere gutwita. Ubuzima bwacu bukenera gusubizwamo intege. Kuki bashiraho ikiruhuko cy'izabukuru? Bakavuga ati uyu muntu yarakoze, reka tumureke byibuze aje gusubizwamo intege azasaze neza. Bakamuha ikiruhuko cy'izabukuru. Kuki se mu mwaka bashiramwo ukwezi umuntu yemerewe kuruhuka? Nuko babizi ko umuntu akeneye gusubizwamo intege. Hano Dawidi yavuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Waba waragwanye n'intare n'idubu iwanyu batakwemera? Waba waragwanye na Goliyati? Waba waramaze imyaka 10 mu buvumo bwa Adulamu? Waba warabanye n'imfubyi n'abahigwa n'abinuba n'abafite intimba mu mutima n'abanyamahanga n'abafite amadeni, hanyuma ukaba udakeneye gusubizwamo intege? Ico Dawidi avuga akizi neza. Erega natwe turabikenera, ahubwo nuko rimwe na rimwe kuhagararaho
kubera umuco wacu, kubera ko tutamenyereye kuvuga ibitubabaje cyangwa ibitubangamiye, tukumva ntacyo bidutwaye, ariko gusubizwamo intege twese turabikeneye, kandi mu bice byose, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Hano Bibiliya yavuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Abantu benshi bakeneye gusubizwamo intege, rimwe na rimwe nuko batabizi. Rimwe na rimwe iyo umuntu akiri mu myaka y'ubuto aba yumva ntacyo bimubwiye, uraryama ugahita ubyuka, ntibigusaba gutekerezaho kabiri, ariko uko imyaka ishira hejuru ya 40 umubiri uzajya kwibutsa ko ukuze, ukeneye gusubizwamo intege. Bizasaba kwinginga, ukore siporo n'utundi tuntu kugira ngo wiyumve neza. Kubera iki? Hari ahantu wigeze gutakaza imbaraga. Ibyo rero bitubaho mu gice cy'umwuka, mu gice cy'ubugingo no mu gice cy'umubiri. Yesu yabigenza ate ngo asubizwemo intege? Yabaga yabwirije igiterane kinini, indwara zakize, abadayimoni bahunze, abantu bumvise ijambo ry'Imana, yego, ariko akagera igihe cyo gusenga ari wenyine kugira ngo asubizwemo intege, kurebana n'Imana mu maso kugira ngo asubizwemo intege, abone imbaraga azakoresha bukeye. Hajya twe iyo tutasubijwemo intege, ibyo dutanga tubikurahe? Niyo mpamvu uzajya kureba umuntu ku kazi ugasanga avuga nabi. Iyo serivisi atanga arayihembegwa, nicyo bamuhereye akazi, kandi aho hantu yicaye hari abandi barenze nk'igihumbi bahicara bakabikora neza kumurusha, ariko ukabona arimo kuvuga nabi. Afite ukuboko ko gusinya akabwira umuntu ngo genda uzagaruke inyuma y'icyumweru, kandi wenda ari no kuri WhatsApp cyangwa se ari ku zindi mbuga nkoranyambaga, wenda ntahuze cyane, ariko kubera ko yashizemo intege zamushizemo, nta kinezero no gutanga serivisi nziza. Ukeneye gusubizwamo intege, ukeneye gusubizwamo intege kugira ngo ubane n'abandi neza, ukeneye gusubizwamo intege kugira ngo ufate ibyemezo biboneye, ukeneye gusubizwamo intege mu bugingo bwawe kugira ngo wiyumve neza mu rugendo rw'ubuzima. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Nutemera ko Imana igusubizamo intege, nutemera ko Imana yongera kukuyobora, bizakugora. Ijambo rya mbere nuko asubiza intege mu bugingo bwacu. Mu bice byose bikugize, hari ahantu wibwije ukuri wumva ukeneye gusubizwamo intege. Urugo wubatse ntirukeneye kongera ko Imana irestora yongera gusubiza intege mu rugo rwawe. Uburyo watangiye ukorera Imana n'umuvuduko, wishimye, ubinezererewe, ariko ukaba usigaye wumva bitakigushishikaje cyane, mu by'ukuri ukeneye gusubizwamo intege. Uvuganye n'umutima wawe ukibwiza ukuri, urumva utananiwe, udakeneye gusubizwamo intege. Niba ushaka kuzakomeza igihe kirekire, niba ushaka kuzabaho igihe kirambye, emera gusubizwamo intege. Ikindi, Bibiliya yatubwiye ngo anyobora. Kuyoborwa n'Imana ni ikintu cy'ingenzi, kuko Imana ntiyobye. Nikuyobora ntuzayoba, ikuyobora mu kuri kose. Zaburi 25 umurongo wa 3 n'uwa 4, Dawidi aravuga ngo nyereka icyo nkwiriye gukora kandi unyigishe uko ngikora. Imana ishaka iteka kuyobora imigendere yacu, imivugire yacu, imitekerereze yacu, umwifato wacu. Abantu rero ntabwo bakunda kuyoboka, oya. Kuva umuntu akoze icyamungo bya Edeni ashaka kwiyobora, aba yumva azi ukuntu ari bubigenza. Ariko iyo ubwiye Imana ngo hano singukeneye, numva ashobora kwiyobora, umenye ko imbere hari ikorosi rigutegereje rizatuma ukenera Imana. Hari igihe umuntu ashakisha amafaranga akayageraho, ubuzima bukaba bwiza, ejo hakaba hari ikigwara kigutegereje kizatuma wumva ko ukeneye Imana. Hari igihe uba wumva wubashwe, umeze neza, utazi ko hari akagambane kahari. Iyo ntebe yawe bashaka kuyivaho bakayicaraho. Ukaba wumva urugo rwawe umaze nyine ari urwawe, waramaze kurugeramo, utazi ko hari abandi bantu bakora ku manywa n'ijoro ngo rusenyuke. Ntazirirwa zisenya kandi abantu bakuze. Kubera iki? Izo zisenyuka ni kubera ko rimwe na rimwe hari igihe tutayoboza Imana inzira, tutagira Imana ya mbere, tutareka ngo ituyobore, bityo ntitumenye n'imigambi y'umwanzi, ntitumenye ibyo Satani agambirira kuri twe kugira ngo tubisenyeshe gusenga. Dukwiye gusaba Imana ngo ituyobore.
ituyobore, kuko Satani aduhiga ku manywa na nijoro. Dukwiye kwemera kuyoborwa n'Imana. Nagira ngo nkwibutse ko nakuyobora ntuzayoba, nakuyobora ntacu uzabura, nakuyobora nakugenda imbere ahataringaniye hazaharinganiza, nta na kimwe uzabura. Hanyuma hano havuze ngo nanone kubw'izina rye, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Nagira mbabwire ko ibintu byose Imana idukorera si imibyizi myinshi twakoze, abikora kubw'izina rye. ariyo bene data, niko nibwira. Mbona iyo aguze imodoka ahita yandikaho ngo biva mu gusenga. Basenga ingahe ngo bagure imodoka? Mbese hari ukuntu bagaragaza ko bo basenze cyane kuruta abandi, ariko ibikorera izina rye, ibikorera kwiyubahisha, ibikorera ko twemeye kwitubera umukiza ikatubera n'umwami, ibikorera ko turi urubyaro rwe, igirira neza ababi n'abeza, ifumbatira igifu igahaza kwifuza kw'ibiriho, ibikorera imbabazi zayo. Nagira mbabwire ko ntabwo twabyikorera, ntabwo twasimbura umwungeri mu kazi. Imana niwe umwungeri wacu, ntacyo tuzakena. Dukwiye kwemera ko yemeye kubana natwe, kandi nta cyiza na kimwe izatwima nitubaho ubuzima butunganye. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakena. Niho twatangiriye. Iyo tuvuze izina rye rero, tuba tuvuze imiterere ye, tuba tuvuze imbaraga ze, tuba tuvuze ubushobozi bwe, tuba tuvuze kandi tuba tuvuze ko twemeye kubaho nk'uko abishaka, n'imitekerereze y'ubumana. Ndavuga ibyo ishaka biba mu ijuru bikaba no mu buzima bwacu. Hari ikintu abantu basenga bakunda gukoresha rimwe na rimwe, sinzi niba tuba twumva neza icyo tuvuze. Havuga ngo mbisabye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Ni nkaho usinye PO, Paulo de ya Yesu. Tekereza kuba umuntu yaragwaniye icyubahiro, yarangiza akakiguha, ukagikoresha, akaguha droit ya signature, kuzajya usinya mu izina rye. Ibyo ntumva agaciro kabyo. Iyo tuvuze ngo mu izina rye, atuyobora kubw'izina rye, dukwiye kumva ko dukwiye kubifata nk'ibintu byo kwishimira, nk'ibintu by'agaciro, kuba dufite ubwo burenganzira bwo gusinya mu izina rye. Ariko natwe tugomba kuba dufite imiterere, guhinduka gusa no kwa Kristo. Ntabwo waba utekereza nabi, kugambanira abandi, kubahemukira, kwiba, kujya ruswa n'ibindi, hanyuma ngo utegereze ko uzasinya PO, Paulo de ya Yesu. Ntabwo bishoboka. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Ntashobora kwemera ikintu cyose kitari mu kuri, ntashobora kwemera ikintu cyose kitari mu bushake bw'Imana. Ntabwo waba unyuranya na gahunda z'ubumana hanyuma ngo utekereze ko Imana izagushigikira muri ibyo bintu bitari by'ubumana. Imana ntabwo izigera ihinduka ubugitekereza, ntabwo izigera ihinduka. Yarabyandikishije, ibyo nibyo biri ukuri. Atuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Reka twemere kubaho muri iryo zina, twemere kubaho tutigenga. Rimwe hari abasore bigeze kwirukana dayimoni ngo mu izina rya Yesu Paulo avuga. Abadayimoni ngo barabasimbukira bavuga ati Paulo turamuzi na Yesu turamuzi, hanyuma mwebwe muri abandi, ngo barabakubita babaca ibisebe. Icyo nagira ngo mbwire, abadayimoni bazi iryo zina bahinda umushitsi. Muri iryo zina indwara zirakira, muri iryo zina abadayimoni barahunga, muri iryo zina turahumurizwa, muri iryo zina tugira umugisha, muri iryo zina niryo zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo, niryo zina iyo rinyuzemo ubona ubugingo buhoraho, nta handi, nta yindi nzira wanyuramo. Niwe rembo, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nitumwizera atubikiye ibyiza byinshi. Reka dusenga. Mana, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo utuyobore kubw'izina ryawe, uduhe kuyoboka no kukumvira no kugendana nawe, kandi turasenze kugira ngo aka kanya kaba akanya ko gusubizwamo intege.
uyu muntu turi kumwe ananiwe mu buryo bw'amarangamutima, ananiwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ndasenze kugira ngo umuhe kuruhukira imbere yawe, umuhe gukira mu buryo bwuzuye, umurindishe imbaraga zawe n'ubuntu bwawe. Ubasha gukora ibiruta cyane byo dusaba, izina ryawe rigahabwa icubahiro, ushigwe hejuru kuko nta kikunanira. Neza wibane natwe, uduhe kuruhuka mu buryo bukwiriye. Ibyo dukeneye mu buryo bw'umubiri bikore, mu buryo bw'ubugingo bikore, no mu buryo bw'umwuka nabwo bidukorere. Duhe kuruhukira imbere yawe, tugirirwe neza nawe muri byose. Gushimiye ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Umubyeyi amenya ko umwana ananiwe, akeneye gufungura, akeneye kwambara, akeneye minerval n'ibindi. Ibyo bintu wemeye kubidukorera mu buzima bwacu. Mu nyigisho yabanje twabonye ukuntu uri provider. Ndasenze kugira ngo buri wese umugirire neza nk'uko akwiringiye. Cyane cyane duhe kuruhuka, twe kugendana umuruho kubera ingaruka zo kuruha zimaze igihe zigaragaza. Hari stroke n'ibindi byinshi n'izindi ndwara nyinshi zijyanye no kuruha. Turasenze kugira ngo zose uzidukize, ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Yesu. Amen.